kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Wari uzi ko Imana yakunze abari mu isi bose ndetse cyane? Va mu mahane. Haleluya. Va muri ibyo byose Imana itari kugushaka, ibyo byose bigukomanze, ibyo byose wumva atari byiza, ibyo byose wumva bidakwiriye, nawe urabikora ukumva umutima wawe ntuta ngusengera Imana, kandi Imana yiteguye kukugirira neza. Mana data wa twese, ndagushimiye. Ngushimiye kubwo abanyumva, ngushimiye ku bantu bose bazagerwaho n'ubu butumwa bwiza. Imbaraga zawe zikomeye reka zibagereho. Imbaraga z'umwuka wera, ijwi ryawe reka Mwami nibaryumva babashe kuryumvira, kuko natwe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ariko watugiriye neza turarokoka. Mana, abantu kumva ko ari ngombwa ko bakira imbabazi zawe, bakira urukundo rwawe, bakira gukora kwawe, kugira ngo babashe guhabwa umugisha nawe, kandi babashe guhabwa ubu bugingo buhoraho. Urakoze Mana. Ngaho kubwo ababa barwaye indwara zitandukanye, ikiganza cyawe gikomeye gikize abarwayi ndetse n'abandi bose bafite ibibazo by'uburyo butandukanye. Urakoze kuri Imana yumva gusenga no kwinginga kwanjye, ni mu izina rya Yesu Kristo misabye nizeye, amen. Kandi Imana ibwira umuntu iti, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yobu 28 umurongo waho wa 28 niko havuze, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kubaha Uwiteka ni byiza cyane, kandi kubaha Uwiteka ni ikimenyetso cy'ubwenge. Abantu benshi bazi ko abanyabwenge ari abantu bize, bamenuje, bize amashuri menshi, bagera ku rwego ruhanitse bw'ubuhanga, ariko Bibiliya iravuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kwiga ntago ari bibi, kwiga ni byiza, ariko kugira ngo amashuri yawe ufite, kugira ngo ubumenyi ubwo ari bwo bwose ufite, kugira ngo bugire agaciro, nuko ugomba kubaha Uwiteka, nuko ugomba kugendera mu bintu byose Imana yifuza, mu bitunganye. Ubaha Uwiteka, nawe azagushyiraho ikimenyetso cy'ubwenge. Va mu byaha, kuko nuva mu byaha nabwo uzaba ugaragaje ubwenge, kandi uzaba ugaragaje kujijuka. Imana ishimwe. Ndabasuhuje mwe mudukurikira umunsi ku munsi, ndabifuriza umugisha n'amahirwe bituruka ku Mana, kandi ndabakunda cyane. Unyemerere kubw'uyu mwanya turi kuganira, kandi nkwinginge weho mwene data udukurikira umunsi ku munsi, kugira ngo ukande subscribe, ukore like, share and comment. Uraba ugize neza, ndakwinginze. Uraba uduteye inkunga yo kugira ngo tuye dukomeza kukugezaho irivuga butumwa. Imana iguhereze umugisha, ndizera ko ugiye kubikora. Rwose inkunga yawe irakenewe.
ndakwinginze ubikore kandi ubikorane umutima ukunze. Imana iguhereza umugisha. Hanyuma ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nagiye mbabwira ko ari ubuzima, kandi ijambo ry'Imana nagiye mbabwira ko ari imbaraga. Kandi kuri iyi channel Ururembo TV nababwiye ko intego yacu ni intego yo kujya tubagezaho ubutumwa bwiza bunyuze mu ijambo ry'Imana. Kandi ntabwo ari icyo gusa, tuzagenda tubagezaho ibikorwa bigendanye n'iterambere. Hari iterambere tubagezaho rinyuze mu kubahugura mu bigendanye n'imirimo, kubigisha imirimo igiye idatwara umwanya munini, iciriritse. Tube tuganira tureba uburyo twakwiteza imbere ntiduheranwe n'amaganya y'iyi si. Kuko nababwiye ko twibajije umukristo n'ubuzima. Umukristo n'ubu buzima turimo bw'iyi si abayeho ute? Twabitekerejeho kandi twabatekerejeho. Rwose uzagenda ubonamo ibyiza byinshi. Tuzagenda ducishaho ibyiza byinshi ku iyi channel Ururembo TV. Icyo nkwisabira nuko wakanda subscribe, ugakora like, share and comment. Uraba ukoze cyane, kandi rwose uraba udushyigikiye mu buryo bukomeye. Ijambo ry'Imana ngira ngo tuganire muri uyu mwanya uri kunyumva, weho uri mu Rwanda, weho uri muri Afurika, uri muri Aziya, uri ku mugabane w'Uburayi, uri muri Amerika, ahantu hose uherereye, wewe wumva ururimi tuvuga, ndakwinginze iki jambo ry'Imana rigiye kukubwira ugikore kubw'imbabazi z'Imana. Ugikore kubwo Imana hari icyo igushakaho. Haleluya, haleluya. Muri Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ni ijambo ngiye kubabwira musanzwe mwumva umunsi ku munsi. Wenda uryumvise kenshi, cyangwa se n'uyu mwanya ugiye kuryumva, ariko igihe uzanyumvira icyo ari cyo cyose, wumva iki ijambo ry'Imana riri kukubwira cyangwa riri kugusaba. Ni Yohana 3:16. Tugarukire ku murongo waho wa 18. Dusome. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntazacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Amena. Ijambo ry'Imana cyangwa umutwe w'iri jambo, ndashaka kukubwira ngo Imana iragukunda. Intego y'iri jambo ni ukukubwira ko Imana igukunda. Haleluya.
Imana iragukunda wowe unyumva. Nkuzaniye ijambo rizima. Imana iragukunda. Kandi ni Imana itarobanura ku butoni. Jambo ry'Imana riratubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Wari uzi ko Imana yakunze abari mu isi bose ndetse cyane? Imana ni urukundo. Ibigaragarisha ubundi urukundo rugomba kugendana n'ibimenyetso byarwo. Hari ibintu biranga urukundo. Imana yabigaragarishije urukundo rwayo, yaruhamije ibicishije mu mwana wayo Yesu Kristo. Imana itanga Yesu kugira ngo imaze kumutanga ishyiraho kondisiyo. Iravuga ngo kugira ngo uzamwizera, ibanga ryonyine Imana yashyizeho ni ukwizera. Kwizera uwo mwana wayo Yesu Kristo. Kwizera imbabazi z'Imana. Kwakira urukundo rw'Imana. Imana yaremeye itanga Yesu Kristo. Uzi kuba ufite umwana umwe ukemera ukamutanga, kandi ari umwana umwe. Ikinege bivuze umwana umwe, nta wundi mwana wari uhari, ni Yesu. Niwe Imana yari ifite, ariko iremera iramutanga kugira ngo wewe umwizere. Igishoro cyonyine usabwa ni ukwizera. Haleluya! Igishoro cyonyine usabwa ni ukwizera imbabazi ze, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Harimo inyungu nyinshi. Kwizera bikurinda kurimbuka. Iyo ni inyungu ya mbere. Inyungu ya kabiri ni ukuhabwa ubugingo buhoraho budashira. Mu yandi magambo, haleluya, twahawe gift ikomeye, twahawe impano ikomeye. Reka mbabwire, hano mu isi abantu bashobora guhana gift zitandukanye. Umugore ashobora guha gift umugabo, cyangwa umugabo agahereza gift umugore, cyangwa ababyeyi bagaha gift abana, cyangwa abavandimwe bagahana gift, cyangwa abaturanye inshuti mu buryo butandukanye. Ariko nta mpano n'imwe iruta iyo umuntu yarekuye umwana we w'ikinege akamutanga ku bwa mugenzi we kugira ngo arokoke. Nta wundi muntu wegeze ubaho wabikoze. Haleluya! Ni ikintu gikomeye, ni ibintu bikomeye ko wakwemera gutanga umwana wawe ari wowe wabyaye wenyine. Ngaho ibaze nawe kubyara umwana umwe warangiza ukamutanga ku bw'abandi kugira ngo gusa ukize abo bantu. Umuntu wabigerageje mu mateka uvugwa muri Bibiliya ni sokuruza w'abizera bose, Aburahamu. Yaremeye Imana imusaba ikintu gikomeye, imusaba gutanga icyo akunda. Yasanze icyo akunda ari umwana we yari afite yitwa Isaka. Arangije aremera aramutamba, ariko Imana izana incungu yo kwizera kwa Aburahamu. Haleluya! Imana izana yishakira igitambo, ariko Aburahamu yari yamaze kwemera, yari yamaze kwizera, yari yamaze kurekura Isaka, yemeye kumutamba. Haleluya! Iyo wizeye imbabazi z'Imana, iyo wizeye kugira neza kw'Imana, iyo wemeye kwakira Yesu Kristo,
iyo wemeye kumvira uhabwa ingororano, bwa bugingo buhoraho. Reka nkubwire wewe uri mu busambanyi, reka nkubwire wewe uri mu bujura, reka nkubwire wewe uri kunywa urumogi, uri kunywa ibiyobyabwenge, uyu munsi uranyumva. Imana iri kukuhamagara, Imana iri kukubwira ngo ibyo ngibyo urimo ntabwo ari byiza. Garukira hafi aho, garukira hafi bitaragera kure, garukira hafi kuko Imana iragukunda, garukira hafi Imana iragushaka, garukira hafi Imana yiteguye kuguha impano ikomeye. Yesu aragutegereje, Yesu ategereje umutima we kumwizera, Yesu aragutegereje kugira ngo aguhe impano yo kutarimbuka, impano y'ubugingo buhoraho, impano y'amahoro, impano y'imbabazi. Uwiteka aragutegereje. Haleluya, haleluya. Kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urambaza ngo wakizwa ute, nabigenza ute ko numvishe nkozweho? Haleluya, ko numvishe nkozweho. Urambaza uti wabigenza ute? Aho waba uherereye hose hari amatorero atandukanye. Hari abakozi b'Imana ushobora guhitamo ahantu wumva umutima wawe ukwerekeje. Haleluya, bakagufasha mu gutera izindi ntambwe. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, Imana iragukunda, Imana iracyagufitiye umugambi. Erega kuba uhura n'ibyo byose, kuba ugenda bikemera, kuba uryama ukabyuka amahoro, atari uko ukiranuka, atari uko twese dukiranuka, ni imbabazi z'Imana, ni urukundo rw'Imana. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma, Pawulo mu rwandiko yandikiye Abaroma, niho mu bice 10 umurongo wa 9 kugera kuri 11, niho bavuga niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizeza umutima wawe. Ukizeza iki? Umutima wawe kuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Haleluya. Nukuvuga ngo ibanga narindi nuko wizera mu mutima wawe. Numara kwizeza umutima, biguhesha etike. Niwizeza umutima wawe ko Yesu yazutse, yazuwe n'Imana, uzakizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeza. Umutima wawe niwo ugomba kwizeza. Niryo banga ryo kwakira imbabazi z'Imana. Izere mu mutima wawe, izere imbabazi z'Imana, izeza umutima. Ijambo ry'Imana rigakomeza rishimangira ko akanwa, niwatuza akanwa kawe, akanwa kaba ariko watuza ugakizwa. Umutima ni umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Umutima wawe nuwizeza, nuwizera Imana, urabarwaho gukiranuka. Hanyuma irindi banga, akanwa kawe nukatuza ko Yesu ari umwami, ko Yesu ari umukiza, uzakizwa. Ugomba kwizera mu mutima wawe.
imbabazi z'Imana. Imana iragukunda kandi yiteguye kukugirira neza. Haleluya, haleluya. Imana iragukunda, igufiteho umugambi mwiza. Imana iragukunda, igufitiye impuhwe nyinshi. Haleluya, haleluya. Akira imbabazi z'Imana, akira gift ikomeye, akira urukundo rw'Imana, akira gukora kw'Imana, akira ubutabazi bw'Imana. Va muri ibyo byose urimo bibi, va mu mashyari, va mu mahane. Haleluya. Va muri ibyo byose Imana itari kugushaka, ibyo byose bigukomanze, ibyo byose wumva atari byiza, ibyo byose wumva bidakwiriye. Nawe urabikora ukumva umutima wawe ntutekanye, nawe urabikora ukumva ntabwo ubohotse, nawe ntabwo ari fiyeri kuri wewe. None si igihe wabigendeyemo ko nta nyungu wagize, wagarukiye hafi, nta nyungu wagize, ariko Imana iri kuguhamagara. Imana iri kukubwira ngo garukiraho, garukiraho wakira imbabazi zayo, garukiraho wakira ubuntu bwayo, garukiraho. Bibiliya yatubwiye ute? Bibiliya yatubwiye ngo kuko Imana yagukunze, kuko Imana yakunze abari mu isi, nicyo cyatumye yemera gutanga Kristo ku bwawe nanjye, kubwo abazamwizera, kubwo abazamwizera mu mutima, kubwo kwiyemeza. Hari impano iguteganyirijwe niwiyemeza, kandi uzabona inyungu nyinshi, kuko nanjye nabonye inyungu nyinshi, kandi iyo nyungu nabonye nziza ntabwo nshaka ko nkomeza kuyigendana njyenyine. Oya, ntabwo ari iby'umwe, ahubwo ni iby'abari mu isi bose, abo mu isi bose. Imana irabararikira kwemera, irabararikira kwizera ubuntu bwo muri Yesu Kristo. Bibiliya yatubwiye amagambo akomeye muri Yobu 28 ibice umurongo wa 28 niho watubwiye ngo kandi Imana ibwira umuntu iti, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Weho unyumva, jijuka. Weho unyumva, fata icyemezo, kuko uzajijuka, kuko uzaba urasiwe n'umucyo w'Imana. Imana rero iguhereze umugisha cyane. Nakubwiraga ko Imana igukunda kandi igufitiye umugambi mwiza. Ibyo yibwira kukugirira ni ibyiza, si ibibi. Igihe wahereye usitaragoringa mu bintu bitandukanye bibi, igihe wahereye wivuruguta mu bintu bitandukanye bibi, uyu yaba ari umunsi wawe wo kugira ngo ufate icyemezo cyo kubireka, kandi ukakira amahoro aturutse ku Mana. Imana rero iragukunda, kandi Imana yiteguye kukugirira neza. Imana yiteguye kukurengera, Imana yiteguye kubana nawe, Imana yiteguye ko numva kandi ukumvira. Imana iraba ibonye, irakoresha imbaraga zayo, irabibonye umusaruro ukomeye, kandi nawe uraba ubifite mu inyungu. Imana rero ugihereza umugisha. Reka ngusengera Imana, kandi Imana yiteguye kukugirira neza. Mana Data wa twese, ndagushimiye. Ngushimiye kubwo abanyumva, ngushimiye ku bantu bose bazagerwaho n'ubu butumwa bwiza. Imbaraga zawe zikomeye
reka zibagereho. Imbaraga z'Umwuka Wera, ijwi ryawe reka Mwami nibaryumva babashe kuryumvira, kuko natwe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ariko watugiriye neza turarokoka. Mana, ha abantu kumva ko ari ngombwa ko bakira imbabazi zawe, bakira urukundo rwawe, bakira gukora kwawe, kugira ngo babashe guhabwa umugisha nawe, kandi babashe guhabwa ubu bugingo buhoraho. Urakoze Mana. Ngaho kubwo ababa barwaye indwara zitandukanye, ikiganza cyawe gikomeye gikize abarwayi, ndetse n'abandi bose bafite ibibazo by'uburyo butandukanye. Urakoze kuri Imana yumva gusenga no kwinginga kwanjye, ni mu izina rya Yesu Kristo misabye nizeye, amen. Urakoze cyane we wari udukurikiye. Aha ni ku Rurembo TV. Kanda subscribe, kora kuri like, share and comment. Uraba ugize neza, kandi Imana iragukunda. Nongere kukubwira ngo Imana iragukunda, yiteguye kukugirira neza. Bye. Urakoze cyane.